Bantu mukunda ibyo dukora ndabashimiye kandi ndanabasuhuje. Uyu munsi tugiye kuganira ku nkuru idasanzwe kandi inkuru iryoshye. Mbere y'uko mbatangirira igice cy'inkuru, iki gice cy'inkuru ni igice cya mbere, ariko mbere y'uko ntangira reka tugire amagambo tuganiraho. Hari benshi bajya bashidikanya ku cyitwa urukundo, hari n'abashidikanya ku cyitwa ukuri. Ese ni gute abantu benshi basobanura icyitwa urukundo? Igisobanuro cy'urukundo abenshi hari ukuntu babivuga. Hari uvuga ngo urukundo ni irindagira ry'ibitekerezo, ariko hari n'uvuga ngo urukundo ni ikimenyetso cyo kudapfa ku bakundana iyo babigize isezerano. Ese koko urukundo rwa nyarwo rwaba ikimenyetso cyo kudapfa ku babigize isezerano, bikaba ngombwa ko ugiye gupfa adashobora gupfa bitewe n'uko abona ko uwo asize yaba amusize ahantu hatari heza kubera ko yamuhaye isezerano ryo kutazigera amusiga? Nimba ubyizera utya, uko biri kose hari undi utabyizera atya, gusa hari n'undi wizera ko urukundo ngo ni igihe umurengwe wigabye muri rubanda. Ariko se koko ni ibya nyabyo? Urukundo mu bisobanuro nk'umurengwe abenshi nuko babivuga. Tugendeye kuri wa wundi uvuga ngo urukundo ni irindagira ry'ibitekerezo, ese koko bya nyabyo ni irindagira ry'ibitekerezo? Vuba bidatinze ndaje mbahereza ukuri kwa nyako. Mbere y'uko dutangira, ni inkuru ikomeye cyane kandi iraryoshye. Iyi nkuru ndibuze kubabwira ukuntu yitwa tugiye kuyisoza. Ni inkuru iryoshye kandi ikomeye cyane. Iyi nkuru izagera ama episodes menshi, gusa reka duhere ku gace ka mbere. Hari abagore babiri, umwe yitwaga Eva, undi akitwa Emma. Gusa amahirwe n'umugisha byaje kubagwirira bibazaho. Ntabwo twavuga ngo byarabagwiriye mu buryo budasanzwe, gusa bwari uburyo bwiza. Ayo mahirwe ni ayahe? Emma yari atwite kandi na Eva yari atwite. Bose bari batwite abana mu nda yabo. Uko biri kose byari byiza kandi byari n'umugisha. Gusa Eva yari umumama wiberaga mu cyaro, mu muryango we babayeho mu buryo bworoshye, mu buryo butuje, gusa nta mafaranga bari bafite, barabakene. Ntabwo bari batunze ibya mirenge, ariko uko biri kose yego babagaho bakabona ibyo kurya, ariko ntago ubushobozi burenze bari babufite mu buryo buhambaye. Ntago bari abakire ku buryo nk'ikibazo cyari kubagwaho kibasaba amafaranga menshi batari gushobora kugihanduringa no kugikemura. Naho Emma we yiberaga mu mujyi, afite byose, afite ubutunzi, afite imbaraga, afite imodoka, nta kintu atari afite. Yari afite byose bishoboka, yari umukire, yari umuherwe, kubera ko abenshi bavugaga ko bakabaye baravukiye muri runo rugo. Abana benshi bumvaga bavukira muri runo rugo kubera ko urugo rwari rurimo byose, bari abakire bihambaye. Gusa inkuru ibabaje, Eva wundi twababwiye wiberaga mu cyaro, umunsi umwe yagiye guhinga. Mu gihe ari kugenda yaje kunyerera, agwa mu kinogo kinini cyane. Murabyumva, yari atwite, yaguye mu kinogo kinini cyane bitewe no kunyerera. Arangije yikubita ku gisongo, kiramucengera kimwinjira mu nda. Wakwibaza ngo byagenze gute? Abenshi batangiye kugira ubwoba bavuga bati Eva arapfuye, Eva arapfuye, batangira gutabaza cyane. Gusa Eva ntabwo yaregashije mwakuka, yagaragaraga nkaho ari muzima. Bahise bavuga bati reka tumujyane kwa muganga. Eva baramufashe bamutwara ku bitaro byari hafi aho ngaho, gusa yari arimo kuvirirana cyane. Muribuka neza ko igisongo cyamwikubise mu nda kikamwinjiramo, ariko ntago yahise agicomoramo. Baravuze bati nitugikuramo by'ako kanya ashobora kuva amaraso. Bamujyanye amaraso menshi, ariko n'ubundi yagabwe arimo kuvirirana cyane. Eva n'ubwoba bwinshi bakimugeza kuri bya bitaro, baravuze bati ubwo ni abaganga, baravuze ngo baba we, ibi bintu mwakoze ntabwo ari byo, namuhano kubera iki mwamutindije? Harabura amasegonda make cyane ngo uyu mwana nako ngo uyu mumama ahita apfa, kubera ko umwana yari afite mu nda nawe yagombaga gupfa, birumvikana bitewe n'uko n'umumama nawe yapfuye. Byahise biba ibibazo bikomeye cyane. Gusa abaganga barabirebye baravuga bati gusa ibi ngibi byo biragoye, nubwo turi kubibabwira muri ubu buryo, gusa bino byo biragoye, ntabwo uyu mama twabasha kumuvura, ahubwo ni mu mujyane mu bindi bitaro. Baba we, baravuze bati noneho karabaye. Umugabo wa Eva yaravuze ati noneho ndabigenza gute ko nta mafaranga mfite? Baramutwaye bamujyana ku bitaro byari hafi aho ngaho. Bamugejejeyo barababwira bati baba we, mbega ibibazo mugushije ishyano, uyu mumama ntabwo turi bubashe kumuvura uko biri kose, dore igisongo cyamujombye kandi biragoranye cyane. Ino operation nta muganga n'umwe uba hano wabasha kubihanduringa, nta n'uwabasha kubikora. Bamujyanye ku bitaro byinshi cyane biranga. Gusa bahise bagira igitekerezo, hari ibitaro byari bikomeye cyane byagirwagaho n'abakire. Ibyo nibyo bitaro byari bikomeye cyane mu gihugu. Baravuze bati
ibino bitaro nibo bantu bafite ubushobozi bwo kuba bamuvura kandi nta kundi twanabigenza. Umugabo aravuga ati none se ko nta mafaranga afite ndabigenza gute ko numva bindemereye kandi biragoye cyane. Nuko abantu bihanganisha umugabo baramubwira bati wowe ugerageza urebe, nabo ni abantu basenga, n'abantu bumva, n'abantu baremwe n'Imana, baramuvura, nibamara kumuvura ibindi tuzabihandurindwa. Umugabo aravuga ati nta bushobozi na buke mfite bwo kujya muri biriya bitaro. Gusa byarangiye bageze muri bya bitaro. Bageze mu bitaro abaganga baravuga bati mbega ibi bintu byabaye ni biki? Kubera iki uyu mama mwamutindije? Murabona ko amaraso yamushijemo yumiranye, ni biki mwakoze? Kubera iki mutihutiye kuzana uyu mugabo, kuzana uyu mama kwa muganga? Yebaba we, wa mugabo nawe yabonaga ko ibibazo byari bimurembeje cyane, abura ikintu avuga, nta kundi kuntu yari kubisobanura, gusa yaracecetse. Bafashe wa mugore Eva, barangije bamutereka ku gitanda, batangira kumuvura. Bazana abaganga b'abahanga bamukorera operation, baramubaga ngo barebe ko n'umwana nta kintu yabaye. Gusa ko bw'amahirwe igiti bagicomoye mu mama, ariko ntabwo cyari cyageze ku mwana, gusa n'umumama yasaga nk'uwahereye. Barakomeje baramuvura, ariko wa mupapa cyangwa se wa mugabo wa Eva yari arimo gusenga cyane, avuga ati Imana umbabarire undindira umugore aze kumera neza, ntaze kugira ikibazo na kimwe aza kuza guhura nacyo. Baramuvuye hashira iminsi, umumama aryamye ameze nkaho ari muri koma, ariko nyuma y'iminsi nk'itanu wa mumama yaje kumera neza, ariko afite ubwoba bwo ku mwana atwite. Mu gihe gito cyane yaje kumva ibise bimukubise, ibise byaramukubise. Arangije avuza induru, abaganga baraza ngo barebe ko hari ikibaye. Baje birukanka bagira ngo hari ikibazo cyari kibaye ku bigendanye no kubagwa k'uwo mumama, bitewe n'ihungabana yari yagize n'ikibazo cy'igisebe, ariko barapimye neza, barebye neza basanga ni igise uno mumama agiye kubyara. Ikibazo rero cyahise kiba, uno mumama nubwo yabyaye bigoranye cyane, ariko ntabwo yigeze abagwa. Abenshi bahita bagira ubwoba bati uyu nguyu bahise bumubaga, oya ntabwo yigeze abagwa, ahubwo baramubyaye. Ahubwo ikibazo cyabaye nuko mu gihe yari arimo kubyara byari ibintu bigoranye cyane. Umwana akimara kuvuka yavutse atarira, yamaze igihe kinini cyane atarira. Nuko umumama nawe ararira cyane, aravuga ngo ibi ni ibiki bibaye? Nahuye n'ibibazo bidasanzwe, Mana wambabariye umwana wanjye akaza kuba muzima, wambabariye umwana wanjye akaza kuba muzima. Nuko umumama arimo kurira cyane. Umuganga aramubaza ngo none se mama turabigenza gute? Wirira, reka tugumye tugerageze turebe ko umwana yarira, ariko humura biri buze kugenda neza. Baragomeza baramwihanganisha. Umumama nawe arabyakira kandi arabyumva. Mu gihe yari arimo kurira, yarebye ku ruhande, abona hari umumama nawe urimo kurira cyane nkuko nawe yari arimo kurira. Gusa Eva ntabwo yigeze abyitaho cyane kuko yari arimo kwita ku bibazo bye. Nuko ku munota wa 12 umwana avutse, umumama igiye kubona abona akana kararize, umuganga agateruye. Umugabo arishima cyane, umumama arishima cyane ati yotamena. Maze umumama abwira umuganga ati makana kanjye nkaterure, n'ibyishimo byinshi cyane mu buryo budasanzwe. Nawe urabyumva, mu gihe ubyaye uciye mu bibazo bikomeye cyane, umwana akavuka atameze neza, ukabuzi neza ko agiye ko yabapfuye. Urumva uwo mama nawe ntabwo byari byiza kuri we, nta nubwo yabyumvishaga kuba igisongo cyaramujombye mu nda ntikigere ku umwana akavuka yumvaga uko biri kose uwo mwana ashobora gupfa. Ariko umwana yararize, akimara kurira umubyeyi yahise yishima cyane. Arangije abwira muganga ati mpereza akana kanjye nkaterure cyane rwose, n'ibyishimo n'amarira y'ibyishimo. Hanyuma umuganga amuhereza umwana umumama aramuterura, arangiza aramusimbiza, aramubyinisha. Umwana arakomeza ararira cyane. Arangije aravuga ati mwana wanjye nta kindi ndengejeho, nkwise izina Igeno, uri igeno ryanjye byiteka. Mwana wanjye nkwise Igeno, iri ni ryo zina ryawe ry'ababyeyi, nkwise Igeno. Nuko rero arangije akiri mu byishimo, yarongeye akubita amaso hirya ngo arebe wa mugore wariraga, ngo arebe nimba akirimo kurira. Ubundi asanga no wa mumama nawe arimo kwishima, arimo no guseka, ibyishimo ni byose. Arangije arakomeza aramureba, abona ari kwishima, nawe biramushimisha rwose uwo mumama. Arangije aramubwira
ati se ko wari urimo kurira byagenze gute? Nuko maze wa mumama aramubwira ati yo nari nahuye n'ikibazo kidasanzwe, umwana wanjye yari yavutse ariko yari yanze kurira, yari yanze kurira pe, gusa numva ko umwana wanjye yapfuye. Arangije ati mbega nuko byagenze, ati nanjye rero ibyo kibazo cyari cyambayeho, umwana wanjye yari yanze kurira. Nuko rero umumama nawe ahita amubwira ati mbega nawe nuko byari byagenze. Hanyuma ati umwana wanjye yari yanze kurira pe, nuko byari byagenze. Nuko wa mumama wundi arangije aramubaza ati se umwana wawe koko ati mbega uburyo ari byiza. Nuko gusa mbere yuko tugera kuri ino ngingo, wa mugore wa kabiri wari ku ruhande rwo hirya niwe wa wundi nababwiye wari wo mu mujyi, wari ukize cyane, waturukaga mu mujyi, wa wundi witwaga Emma. Eva yari ku ruhande rumwe, Emma ari ku rundi ruhande. Gusa Eva yahise abaza Emma ati none se umwana wawe mwise gute? Ati nkimara kubona ko umwana wanjye yavutse ari muzima, nahise mvuga nahise mwita Igeno, nanjye nahise mwita Igeno. Nuko maze Eva aravuga ati umwise Igeno? Ati nanjye namwise Igeno. Ati abana bose bavukiye rimwe, baririra rimwe, mbega twese natwe turirira rimwe, none koko natwe amazina yacu twabise Nigeno. Ati si ngibi bisobanuye iki? Nuko barishima cyane by'agatangaza. Gusa nawe ari wowe wakwishima, ariko hari ibintu dushobora kwibaza. Uno mumama bitaga Eva, nubwo yari arimo kwishima ari no kurira, yahise atekereza ko bino bitaro barimo ari ibitaro by'abakire. Yatangiye kwibaza ati ese koko bino bitaro nzabasha kubyishyura ku mutima? Ati nzabasha kubyishyura. Akishima cyane, ariko byakubita ku buryo bwo kwishyura umutima ukanga, akavuga ati biragoranye cyane, ubu tuzagurisha utuntu twacu twose. Nuko sinzi, biragoye cyane. Noneho mbere yuko dukomeza wakwibaza ngo byagenze gute, ese igeno rya Emma bisobanuye iki kuri Emma? Igeno rya Eva bisobanuye iki kuri Eva? Noneho mu buryo budasanzwe, umwana wa Eva yavutse ari umwana w'umuhungu, none umwana wa Emma avuka ari umwana w'umukobwa. Ni ibintu bidasanzwe, umwana wa Eva umwana w'umuhungu, umwana wa Emma umwana w'umukobwa, bose bitwa Igeno. Ese aba bana bombi bisobanuye iki kwisanga ahantu nk'aha ngaha? Rero ndabakumbuje mu kindi gice cya kabiri nibwo tuzamenya ngo aba bantu ni bantu ki. Rero nimba uzajya uhora udukurikirana cyane, kora subscribe, nurangiza utere comment, ukore na like. Ibindi ndabakumbuje naho utaha. Ciao, njye nitwa Pierre.